abandi bapeti ba Muyoboke basibishije indirimbo zabo ku maradiyo mwashaka ko twumva indirimbo zivuye ko twitwazisibaga sibaduhaga amafaranga ngo tuzisibeze bahaga amafaranga nagwaduhaga indirimbo amafaranga ngo tuzisibe bitari ibyo ngibyo bakagukandisha kukwirukana nago byabaye se ibyo ndimo kukubwira nge mbyumva gutyo mu nyine niyo mpamvu nanjye ndimo kukubwira ko ibintu byabaye kera abantu bashobora kubesha abantu ubu ngubu ariko ntabwo bashobora kubesha abantu ba kera ntabwo ba kera niyo mpamvu ubona nk'ubu Tom bashobora gutekereza ngo atake ngo bayiteye Tom ahubwo Tom ngo bamuhemukiye cyane niba abana bivuze bamuhemukiye ku buryo bukomeye niba batamugiriye neza ariko ntekereza ko bamugiriye neza kurushaho kuvuga ko ari underrated overrated bamugiriye neza impamvu bamugiriye neza nuko atazongera kwikoreshwa burya buririmbo buri aho ngaho biramusaba gukora indirimbo ya danje kugira ngo abantu bareke kuvuga ko yakoze iki kandi yakoze indirimbo na ba Professor J agakora ndabizi ko abantu bari bubikate babivuge gutyo ariko ni izina ry'Imana ri overrated kurusha n'ukuntu babitekereza overrated no kurusha n'ukuntu babitekereza Salax ni byiza ko yarazitwaye ariko Salax zatangagwa nande Salax zatangagwa n'umujama we Mike Karangwa Salax yatangagwa n'umujama we Alisudi Salax yatangagwa na ba Nuria Emma Claudine Salax bamuyoboke bari barimo ba David n'abajama nakanuka abajama karaho ngaho n'ubundi nago yari kuviramo aho niyo dahatana tuvuye kuri ako ngako wenda tujye kuri discipline buriya iyo muvuga ngo yarazamutaza kuri studio muri City Radio yaje gusanga Jay Adams iyo discipline yayimenya kuze yayimenya icyo gihe yakoresheje iki niba ari byo koko no toilette y'umuntu nagwemereye kujya mutasabye uruhushya ubona none niba yaraje muri studio niba atarabisabye aje nago yaraje kundeba yaraje gushwana kuko niba yaraje kundeba bitandukanye n'ibyo media maze iminsi bavuga cyangwa se tugeze kuri finali y'iryo rushanwa ari ryo goma twarayibonye aho abantu batoye sinzi impamvu abantu bafashe umwanya batera amabuye bo barabizi bo bari batoye barabyumva niyo mpamvu habayeho kuvuza amabuye yavugije kubera ko ntabwo ari wari watoye yari yaguze simcard ariko turacyashaka gufata ngo icyo ngicyo nicyo kintu kimwe mu bintu bikoze cyane ashobora kuba yarakoze muri music sinanze ko iyo award ayifite ariko yarayibye n'abayimuhaye ahubwo bakagombye guterwa isoni no kuba barayimuhaye kandi bakaba bakimwitirira ko ari babizi ko hari undi muntu agomba kuba yarayitwaye Capital P the Great we yafashe umwanya aramubwira ngo man je nugu no mujama yatwaye guma je ndiwe nasiba ibiririmbo byose kwa ko nta ndirimbo nimwe ngira none nkanikura kuri list y'abahanzi uwo ni Pifla wabivuze yabyumva kera hashize igihe none undi muntu wa kabiri arabibonye arabivuze bibaye induru Medi the Ben bagiye abandi bapeti ba Muyoboke basibishije indirimbo zabo ku maradiyo mwashaka ko twumva indirimbo zivuye ko twitwazisibaga sibaduhaga amafaranga ngo tuzisibeze mushaka n'ubugome bari abajama bagiye bakora nakubwira ko bafataga n'ibinyomoro ikinyomoro urumva bakagikamura bakashira muri condom barangiza bakajya kubwira aba boss b'amaradiyo ngo umuntu yasambanyije umwana ku ngufu muri escalier indirimbo bagiye basiba bo baraziyoboye bajya kwita inshuti z'ikirere ikiye kirere yibesheho gatoye akongera akazana indirimbo iri substandard itujuje arahita abona ibipeti hano bimukome binamubwire ngo noneho wowe genda utuvure stress udupimira amaraso yacu niba ari mazima ukora ibyo byonyine birahagije ibindi wakoze birahagije rekera hariya hari abantu bitwa abagenzi nuko babishyira mu kinyarwanda byonyine n'abagenzi batazi niyo bagiye ariko barimo kugenda tu je narabivuze nongere mbisubiriremo nawo ngaho niba ari ba Muyoboke niba ari ba Tom niba ari bandi n'abandi bose bajya muri iyo mikino abana bakinisha amabere y'abanyina nago bakinisha amabere y'abasi King James nta muntu umuzi urumva ba Tom Close niyo nje barangiranye na Good Life n'abandi bandi benshi anga bose dufata ko ari bakuru nta muntu umuzi iyo ngiyo nago ari abantu bakaze cyane gutyo actually unabajije neza wasanga na Diamond ubwo atari umuntu ukaze cyane muri Uganda ari Diamond nganswe no the Ben nanuko ndamenye impamvu abantu bateka ama special n'utuchapati n'utubrusheti botsa ni mugoroba gusa andi masaha nago wapfa kubabona sinzi impamvu sasa rero hari amagambo tujya dukoresha tugomba kwitondera iyo tutangiye kuvuga ngo umuntu ni legend umaze kuvuga legend utangiye kuzana abantu batanabiteganya
Legende ni kimenya bose. hako Pius ni muri Jean. Oya nawe urimo. Agiye kumushakira South Africa, Chris Brown wa South Africa kuva ryari. Chris Brown aba muri Amerika. Rero Coach Gael nawe aba muri Amerika. Niho yabaye cyane kurusha South Africa. Bakagombye kuba ariho bahurira ariko aho bazahurira hariho hose. Ntabwo yambwira ngo ugiye South Africa ugiye gushakira umuntu wo muri Amerika watari watangiye kuyoba. Reka na Chris Brown na Maria Yohani wacu nagushobora kumubwira ngo kwa gatandatu uzaze ngo ufite ubukwe ngo mubone nago bikunda. Nkanswe noneho Chris Brown. So niba apanga kuzahurira nawe bakamuzana no mu Rwanda. Wibuke ko ibikorwa remezo byonyine Chris Brown yanenze byo muri Kenya hano nta bihari. Badirama. Kubya Chris Brown. Uwo muntu urimo kuvuga ibyo ngibyo azi ko twabyibagiye ko yavuze ko gushora muri showbiz ari nko gushora muri wese. Muyoboke nta muntu yari yatoragura ngo mutwereke ngo mwamubonye ari hariya nako ashobora kukwereka before and after nayibo. Wenda ikintu Alex yakora we yashobora kukwereka ushobora kumwereka amafaranga akakwereka uburyo uzayarya kandi ukamuhembera kubikwereka nawe kayamuhaho nawe akayaryaho noneho akanaguhembera kuyarya anakwereka n'uburyo uzayarya. Byana biba ngo bifite abamodoka akagenda yambaye sentire ngo kubera ko polisi iri mu muhanda kandi kari ugiye gusambana katambaye condom akangera ngo busura urupfu kurundi. Igihe nanjye ndeba nkaribu nkumva mbaye hari nk'umusanzu bansabyeho gato cyane nahita mbereka ibintu bibera ubusambanyi bubera muri bino ni umuziki sinzajya no muri film mu muziki gusa noneho mbereka ibyana byabaye ibihwinini kubera ibitabi n'ibiyobyabwenge n'ahantu babikora n'ahantu babinywera kandi baba babareba bakabihorera. Ufashe nka kariya kana ngo ni Afrika kakoze indirimbo zitari nyinshi kahita kumva ngo kajya mu biyobyabwenge umupushayi wabimuhaga baramufashe. Yarakabirijwe Tom Close yabeshya abantu. Tom Close yatwaye guma abantu batera amabuye induru ziravuga ariko si ikibazo cyo kuba yaragitwaye. Tom Close usubiyamo indirimbo yakoze za 2008 kumva ntabwo zari nziza. Sizi ukuntu byagiye zakinwaga zonyine abantu bakazumva bakazikunda ariko ntabwo zari indirimbo nziza. Tom Close nicyo kintu cya mbere muziho. Most overrated artist mu muziki w'u Rwanda. Icya kabiri discipline. Ari disciplined n'umuntu byaranamufashaga cyane uko kuntu kuba bamwoveratinga binava ku kuntu nyine yitonda cyane. Icya gatatu education n'umuhanzi wize ubona ko afitiye akamaro igihugu ariko ku byo guhanga byo abazambaro yazanabyihorere kabisa uko numvise n'indirimbo ejo bundi yakoze yitwa Cinema na Buddha yibazwe nkunda Buddha ako nkumva ntago imeze neza. Tom Close simwemera neza mu by'imiziki. Wowe se amenyo urayafite? Yareka kwisetsa nk'umuntu ubonje injugu. Wowe ufite iki wakoze iki ni uri iki usibye kuvuga ubusa gusa? Erega Kenisi nkunda amagambo no kuvuga ati umva ijambo rimwe umva icyo nicyo kizabica muvuga ubusa mugatakaza umwanya. Wowe waramubonye ibyo yakoze warabikoze uzi imyaka afite angana na sose angana na sogokuru wawe. Umva nkubwire inshuti yanjye